Uyu munsi nakorera urugendo mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve aho nagarutse gusura umukozi w'Imana Claudine. Abantu benshi bagiye bamukunda mu bihe bitandukanye, ariko nanone ikintu abenshi bamuziho nuko Imana yamuhaye impano y'ubuhanuzi. Iyo Imana imucishiyemo ibyawe ntago bitina. Hari abagiye batanga ubuhamya bakavuga ko byagiye bisura mu minsi 3 mu cyumweru. Mbese ndabikubwira ngo tese isezerano ubundi ni ikintu kibagarirwa kigakorerwa umuyaga wahuka ajya kwegura. Mbese amasezerano biba bisaba kujya niba Imana ikubwiye ngo nguhaye umwana wirinda gatono kanini, hari ibintu byinshi byatuma utamubona. Namwe bantu mwese mudukurikiye, umuhanuzi arahanura ariko se ugusubiriza amasezerano. Imana niyizi ikagusubiriza amasezerano. Oya rwose iryo kosa ntabwo Imana yari inkora. Imana jewe twarabisezeranye, si ukwiyemera, si no kwirarira, si no kubigirizaho nkana. Jewe Imana twarabisezeranye kandi Imana ntago yantenguha. Mwasezeranye ko ibyo uzahanura bitekwako nk'umuntu yibagiwe. Ni gomba kunshishamo n'ibyo muntu bwe ku giti asanzwe yiyiziye. Apana kuza ngo nkubaze ngo none singa ifoke ko yagucumuje uti ugahita umbwira uti ko mfite amafoke 10 ubwo yancumuze. Niye yacumuje. Wapi ubwo mu gihe Imana inyegetse ko ifoke yagucumuje urambwira uti mfite amafoke menshi ariko harimo imwe yihese cyangwa yigondoye iyo foke yonyeye byigancumuzaga. Cyangwa ukamwe uti hari imwe nabuze irancumuza. Ntago Imana narayibwiye ngo izajya inyereka ibintu. Areka David nakijijwe ndi umuntu mubi, mutabona nsa gutya, nambara ibintu bijyanye, ndi munini nsa neza ngo mugire ngo niko byahoze. Wapi nakijijwe ndi umuntu mubi, utashobora no kurya ibiryo uri kureba, utashobora no kunywa amazi uri kureba, utashobora kurarana nawe. Yes, ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitema no kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Jewe nitwa David, ninjye mugiye kubona muri rugendo nakore mu karere ka Musanze aho mpagaze mu murenge wa Cyuve. Naje gusura umukobwa wacu Claudine, umukobwa Imana yagiriye neza mu gihe nk'iki, umukobwa Imana yahamagaye mu gihe nk'iki kigoranye ariko nanone cyoroshye cyangwa se cyiza, aho ikorana buhanga ryaje dushobora gukurikira ubu yavuga butumwa turi ahantu hose hagiye hatandukanye. Claudine ni umuntu Imana yagiriye neza, imuha impano zigiye zitandukanye, impano zo gusengera abarwayi, gusengera abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, gusengera inyatsi. Ariko nanone abantu benshi bagakunda impano y'ubuhanuzi Imana yamuhaye. Nago ari wa muntu uguhanura cyangwa se Imana icishamo ibyawe ngo ugende wibagirwe ko Imana yagusezeranye cyangwa se ko Imana yagwaye isezerano. Iyo aguhanuriye ntago bitina. Abenshi bakunze gutanga ubuhamya ko hari igihe abahanura bikamara iminsi 3 icyumweru, ndetse ni wa muntu guhanura ibintu bigasura vuba byihuse. Akenshi bakunze kwivugira ko iyo Imana imucishemo ibyawe ari bwo bwa nyuma Imana igiye kukubwira ko izakugirira neza. Hanyuma rero Claudine ni umuntu Imana yagiye ikoresha imirimo n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Abantu benshi bagiye bamukunda no kuri Gonarike Plus. Nanjye niyo mpamvu navuze atereka ngaruke gusura Claudine. Uyu Claudine icyo nabarari cyane gukuri iki kiganiro cyose turibuze kugirana nawe, kuko nyuma yo tumaze kuganira turamubwira akadusigira nimero ye ku bantu bifuza gusengana nawe, ku bantu bifuza kuvugana nawe, ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo baze gusengana. Gusa icyo nababwira nuko gukurikira umwami Yesu aba ari ibintu bitoroshye, ni ibintu bisaba kwiyanga, rimwe na rimwe ugasiga ibintu bimwe wakundaga. Icyo nakubwira ni kimwe, uyu Claudine ntagasanzwe, ni wo mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve. Yes, nkuko nari nababwiye nicaye hamwe na Claudine. Claudine umeze ute? Meze neza. Ndakwakiriye. Murakoze. Imana irakurinze cyane. Reka nze kubigarukaho mu kanya. Hanyuma banza dushyira imbere y'Imana nk'uko bisanzwe nk'ingeso dufite hano. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana ituzi, uzi amazina yacu, uzi imico yacu, uzi imyemerere yacu, uzi imyifatire yacu. Nuhabwe icyubahiro kuba waturamukije mu gitondo tukabasha kugera kuri aya masaha turi bazima. Izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Nyemerera weze imitima yacu, weze ubugingo bwacu, aho tutagukiranukiye hose utweze. Numara kutweza ururu kubane natwe mu minota mikeya tugiye kumara ahangaha, uyibanemo natwe, uvugane natwe, ukorane natwe ndetse ubane natwe. Iyi gahunda bari wo yitangiza bari nawe yisoza. Duheje imyuka mibi, dukubise hasi bitakuvuga byose, ibyashaka kuturogoya turi mu uyu mwanya turabiburijemo. Turasenze cyane kugira ngo Mwuka Wera amanuke, amavuta yawe atumanukire, ineza yawe turasukire, kandi Uwiteka abantu bose badukurikiranye bagubwe neza muri uyu mwanya. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, ngaho ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma Claudine nagarutse kugusura. Murakoze. Urudukumbuye cyane. Ko mbona ufite imbaraga nkeya.
ntago mbizi. Umuntu ahita yibaza Claudine tuzi ufite imbaraga, Claudine w'umusore, umukobwa umeze neza, ni gute agira imbaraga nkeya? Muri ijambo ry'Imana ryavuze ngo buri kintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Aryo jambo ntigeze kuri tubwiriza. Buri kintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Hari igihe cyo kunezerwa n'igihe cyo kubabara. Hari igihe cyo kuvuka n'icyo gupfa. Hari igihe cyo kuhunika n'icyo kudahunika. Hari igihe cyo kweza n'icyo kurumbya. Ubwo habaho n'igihe cyo kunguka n'icyo guhomba. Yego. Ubwo uyu munsi uri mu gihe cyo kugira imbaraga nkeya. Buriya. Hanyuma uragaragara neza kuva ku mutwe kugera ku birenge, uragaragara neza pe. Murakoze. Uragaragara neza. Ariko ni bisanzwe. Abantu bashaka kwita bibaza ariko mana uramubyi. Ndi mama w'abahungu nkaba mama w'abakobwa. Mva. Abantu bose bakeneye abagore bajye baranyuraho. Nk'abantu bose bakeneye abagore bajye baranyuraho mbahe abakobwa banje. None n'abakeneye abagabo banyuraho mbahe abahungu banje. Ukiri umukobwa se? Ubuze kubona nsa n'umukobwa cyangwa nsa n'umumama? Uri kubona nsa n'umukobwa cyangwa nsa n'umumama? Ngiye kwa ko nkuzi ndabona usa n'abakobwa. Kubera ko nkuzi. Ariko nk'utakuzi ahita ashobora kwita avuga ati Claudine buri afite abana batatu nk'ukurikiye ubwa mbere usanzwe utakuzi. Yego. Nta kibazo ariko nta kibazo mu mwuka. Mu mwuka ndi nyina w'abakobwa na nyina w'abahungu. Yego. Mu mwuka? Yego. No ku mubiri? Ndacyari mu celibatere. Hanyuma umeze ute? Meze neza. Imana irakurinze? Yego. Imbaraga? Nazo nta kibazo. Umurimo Imana yaguhaye? Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza uko bwije n'uko bukeye. Yego. Mu magambo makeya ni gute wasobanura isi? Isi? Isi bizavaho. Isi yo izahora ari isi. Isi ihindurwa n'abantu. Dafi hari ukuntu abantu bavuga ngo iyi si ni mbi, iyi si ni mbi, iyi si ni mbi. Oya, babi ni abantu bayituye, isi nta kibazo cyayo. Isigaye dukubita itatu babarira? Biterwa n'abayirimo, ntabwo ikibazo ari isi. Ubu urugero nimba njyewe nje nkakurogera, ni isi iba yakurogeye? Niba nje nkakwiba, ni isi iba yakwibye kare Claudine wakwibye? Naba ari mwisi. Yaba ari mwisi niba babi, isi nta kibazo cyane. Isi nta kibazo. Yego. Ubwo kugiye kudefinisa isi wavuga ati isi ni nziza? Isi ni nziza, nta satani ifite, naryo ibiha bitewe n'umuntu mwayibihanyemo. Nta satani ifite? Reka isi? Isi se ubu urugero reka nkubwire David. Tuzi neza ko mwijoro ari guhimbaza, ariko si uyu munsi Imana yagukoreye ibitangaza ntuhimbaza. Isi rero nayo nta kibazo ifite, ikibazo kigifite abantu bayituyemo. Abantu bavuga ngo isi ni ishuri? Isi ni abantu batanga amashuri, ntago isi si yagugerageza ihuriye he nawe? Kwa kuyirimo. Kubera uyirimo abayirimo barakugerageza. Yego. Twebwe rero tukabyitirira isi, ngo isi ngo yarangerageje, ngo isi yarambangamiye, ngo isi yatumye nambara nabi, ngo isi yatumye mbaho nabi. Oya, ikibazo ni abantu bayirimo. Ubwo ugiye kudefinisa umuntu wamuvuga ute? Nyine ugiye gusobanura umuntu akubwira ati nsobanura umuntu. Yego. Wowe wamuvuga ute? Umuntu no umuntu. Bobo kugira ati Claudine tubwire. Sobanurira umuntu wamuvuga ute? Umuntu no umuntu David. Umuntu aba mwiza bitewe kandi akaba mubi bitewe. Yego. Umuntu aba mwiza bitewe akaba na mubi bitewe. Ubwo rero wimbaza umuntu icyo kibazo uzakimbaza ubutaha, ariko umuntu ni umuntu. Umuntu ashobora kuba mubi cyangwa agashobora kuba mwiza. Ibintu byose biruzuzanya. Ako se buriya hari umuntu wavukanye kuba mubi? Buri muntu wese. Ubundi baravugaga ngo njyewe ntabwo nzi, njye ndi umugome. Baravugaga ngo ingwe ntago yari izi kuniga ngo yarabyigishijwe. Hari ukuntu umuntu avuka ari mwiza, ejo yahura n'abamugira mubi nawe agahinduka mubi. Yego. Nicyo gisobanuro cy'umuntu bitewe n'ibiharimo. Ni bitewe n'ibiharimo, bitewe na hari ururimo abayize bavugamo n'ibirananiye kubivuga. None reka twigaruke mu isi y'abakristo. Yego. Ni ryari umukristo ashobora kuba umuntu mubi?
mukirisitu se nkawe uri umukirisitu usengera muri ADPR ndetse n'abantu hano baragukunda cyane cyane abantu iyo bumvise ati ni Claudine mbese iyo abantu bumvise ngo Claudine niwe David yazanye iyo bakibona ifoto yawe bahita bavuga ati uyu munsi turaza kubona Imana bushyashya none nshaka kugira ngo nkurure ni gute umukirisitu ashobora guhinduka umuntu mubi mukirisitu umuntu mubi si bitewe none biba bitewe n'abantu David yego biba bitewe n'abantu urugero niba ugiye ugahemukirwa na dirija wa korari cyangwa ugahemukirwa na vice perezida wa korari uwo munsi ntago uzize uzajya ubona ba vice perezida bose babonemo ishusho ya wawundi nubona ba dirija uhite wumva ko ba dirija bose ari abana babi nicyo kibazo cy'abantu bikaba byatuma umukirisitu agwa bikaba byatuma umukirisitu agwa ariko nanone iyo usenga Imana uyizera by'ukuri ntago wagwa ngo nuko ngo dirija yakubangamiye ngo nuko pasiteri yakubangamiye reka reka noneho tuze kuri wowe abantu bakunda ari benshi abantu bahamagara se muri telefone yawe iraruhuka yego nubona yisize mu gisaganze kugira tuganira abantu bakunda ari benshi ubona ari ng'ikihe kintu umuntu yagukorera nkawe nk'umukirisitu umukobwa hanura umukobwa Imana yahaye impano zigiye zitandukanye umukobwa Imana yagiriye neza mu gihe nk'iki umukobwa abantu benshi bifuza guhura nawe sibyo umukobwa abantu benshi bifuza kuganira nawe gukoraho sibyo hari nabifuza kugukoraho umugisha ko babuze uburyo babigenza cyane hari nk'umuntu uvuga ati Mana imfashije Claudine ari ikintu nahindura ku buzima bwe ariko akabura ubushobozi cyangwa se akabitegura neza akavuga ati nibigenda gutya nzagira ikintu nkora igihe kikazagera yahuye n'ibindi bibazo oya ahubwo hari n'igihe batekereza bakumva ko njyewe ntabyemera bakumva ko utanagira utanabyemera none nkawe ni ng'ikihe kintu cyakubaho nk'umukirisitu ugahinduka umuntu mubi oya njyewe nta kintu wankorera ngo mbe mubi nyine nkowe jewe n'umutima wanjye nama Claudine uri kureba imbere yawe nta kintu na kimwe wankorera ngo mbe mubi kubera siki ako nawe uri umuntu ndi umuntu David nabonye Imana mu rwego udashobora kuvuga ngo hari ikintu wowe David wankorera nkava ku Mana reka ikihese ibyo bagukoreye birahagije ubundi nkunda nkakubwira ngo imirimo Imana yankoreye zirahagije nizo nyinshi kuruta izisigaje kunkorera iki Imana ishaka wabyuka mu gitondo bugaca usanga amaguru yawe yahinamaraye ishaka wabyuka mu gitondo ugasanga wabaye muremure kandi wari mugufi ibishaka wabyuka mu gitondo ukisanga mu nzu ya kadestare ntiwisange mwege y'ibitaka ishaka wanaryama mu gitondo bwaca ugasanga iyi nzu y'ibitaka yahiremye uryamye hanze rero Imana ibintu byose bibaho mu mugambi w'Imana David jewe niyo mbabaje mba numva yuko mbabaje mu mugambi wayo icyo gihe ari igihe cyo kubabara cyane nta muntu ujya ndakarira ngo binshogoze ngo ube wampamagara uti Claudine ngo tukorane ibiganiro nkubwiye ngo yango mfite umubabaro ngo uduma nakora ndari mu bihe byiza reka ibyo bintu ntibiba kwa Claudine bira nta kintu cyakubaho nkumve uhindutse umuntu mubi byane byavuga ati inkwe ntiyari zikuniga jewe icyo wankorera cyose nta kintu na kimwe gishobora kunkura ku Mana ikibwushoboza ibyo bintu byose ni ubuzima waciyemo cyangwa se n'irindi banga wabwira abantu ikintu cyose kinshoboza ibyo bintu ni ugusenga no kwizera ibintu byose byizeye bigashoboka icya kabiri ni ukureba ibyo Imana yakoze mbere hambere y'umubabaro hambere y'amarira ufite banza urebe ibyo Imana yakoze ubwira Imana ngo niba umugabo yantaye ariko imbaraga wakoresheje umunzanira nizo zikomeye kuruta izo uzakoresha ugiye kumugarura mbese rya jambo ngo ntiturebye Imana yatinze gukora ahubwo turebye Imana yakoze ibyo yamaze gukora icyo ni nacyo kinshoboza ibintu byose nkavuga niba Imana ubu David reba iyeno bibiri yego nziza sihenze ni nziza pe nashyashya ndikona ni shyashya ubu nibwo bwa mbere ngiye kuyikoresha ibyo bire nibwo bwa mbere ngiye kuyikoresha nibwo bwa mbere ngiye kuyikoresha mfite n'iyindi mu nzu ndabereka mu kanya izi Bibiliya uko ari ebyiri Imana iherutse gukoresha umuntu ntamubwiye ngo mfite ikibazo cya Bibiliya n'isi yayindi yose mpora ndasoma ni yanjye niguriye ubwanjye Imana iherutse gukoresha umuntu ejo bundi nayo nagiye i Kigali mu ivugabutumwa
ahantu yitwa kuri Dove ku cyicaro gikuru cya ADPR mu Rwanda. Ye mfite gahunda yo kubwiriza amanibature cya ADPR mu Rwanda. Niho bagiye kubwiriza ejo bundi. Yego. Mara y'icyumweru cyose nabwirizaga mu manibature guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ndabwiriza mfite Bibiliya n'indirimbo byanjye, ndi guhaguruka nambaye neza nkabihaguruka nkagenda nkabwiriza. Ku wa gatandatu ngiye gutaha, ubwo niwo munsi nari nasoje, umuntu arampamagara mu materaniro arambwira ati ntugende, hari akantu k'ingenzi ndi kubona nshaka kuguha. Akanumva ashaka kuguha kandi umutima wabinyemeje. Yego. Noneho ndatekereza sinagaki. Nje umutima wanje uhita umbwira ko ubwo ari rinete agiye kungurira, kubera njewe nyine urabizi nkunda gukora nambaye rinete. Nyine muri iyo minsi ntazo nari nambaye, ubwo si ngombwa ngo mbabwire impamvu ntazambaye. Mpita ntekereza ndavuga ati buriya wasanga arizo agiye kungurira, ubwo nyine mpita mbitekereza gutyo. Ndicara arambwira ati turavugana nyuma ya saa sita nibwo utaha. Nyuma ya saa sita arampamagara arambwira ati ngwino n'ubundi ugategera muri gare Nyabugogo, yewe ndi mu mujyi i Kigali niho unsanga. Ndagenda duhurira nyine imbere ya gare, arangije ampereza ka envelope karimo izi Bibiliya nziza. Imana yakoresheje uwo muntu akanzanira Bibiliya ntazimusabye, ntigeze mubwira ngo nshaka Bibiliya, ntigeze mubwira ngo ikibazo mfite ni iki ngiki. Uri kugira ngo iyo Mana yananirwa kuza kukwishura amadeni ufite? Wapi? Ese ni ukubera iki Claudie? Urabona nka gutya batange impano. Yego. Umuntu akaguha impano ya Bibiliya. Yego. Undi akakuzanira amafaranga. Yego. Nukwere ko uwo bahaye impano y'amafaranga yishima cyane kuruta uwo bahaye impano ya Bibiliya. Nyine ni igisi Bibiliya yaranditse, umugabo witwa Paulo yaravuze ngo mu bihe bya birusha ngo hazaza ibihe birusha, cyangwa se mu bihe bya nyuma hazaza ibintu birusha. Haza abakunda impiya, ni babandi bakunda amafaranga. Haza abantu birarira, haza abatukana, haza abibona, haza abakunda. Aravuga ngo ariko ibisa bityo mu bitera umugongo. Rero mu isi hari abantu bakunda ijambo ry'Imana, hari abandi baza bakunda indirimbo, hari abandi baza bakunda ubuhamya, hari abandi baza, buri wese agira ibyo akunda. Buri wese agira ikintu yisanga. Yego, agira ikintu yisanga. Mu cyakoze nkanjye ubu numvise nezerewe kuruta uko wari kuza ukampereza miliyoni. Kuruta uko yari kuguha miliyoni. Numvise Bibiliya ari nziza. Bibiliya reka nkwibutse, niba utabyibuka neza Bibiliya ku isoko iyo ngiyo ndi kubona. Yego. Sitarengeje amafaranga 18,000. Yego. Sibyo? Miliyoni urumva kwa Bibiliya zingana iki? Bibiliya zingana iki se ubwo wagize ngo? Oya, winyibutsa Bibiliya, winyibutsa amafaranga. Jewe Bibiliya niyo mpa agaciro kuruta ibindi byose. Yego. Buriya ntukanatangare, buriya impamvu yanazinguriye nuko yabonye yuko nzi gusoma Bibiliya byanyabyo. Yego. Uzi gusoma Bibiliya byanyabyo. Ariko nyine ndiko kwibutsa miliyoni harimo Bibiliya. Ariko mbabarira, icyamukoresheje akampa impano ya Bibiliya nicyo gifite agaciro kuruta kunzanira amafaranga. Amafaranga si nibiki. Anigiye yakoyaguheza ukibagirwa ko uragura Bibiliya. None suzi ngo do nago nese n'ubujyaja. Yewe mfite Bibiliya nini cyane warayibonye. Yego. Era Bibiliya rero kuyitwara bisaba kugira ngo ufite isakoshi nini, apana turiya dutoya twagikobwa. Uyitwara mu masakoshi y'abagore nyine manini. Noneho rero nazitwara nkabona abantu bari kunseka, kavuga ati umuntu umukobwa utwaraga isakoshi nini kuriya. Noneho birangije. Hari n'igihe kimwe nagigaga n'amafaranga ariko ubwenge ntibumbwire kugura Bibiliya. Ahubwo ngo nkatekereza umutima ugambwa ati uzagura Bibiliya ufite inde. Ubwo none najyaga mu gihe cyo kwitwara byanshumuza nabuze aho nyitwara, nkavuga ati ko wazagura Bibiliya ntoya. Ukanabitekereza. Uwo munsi rero ndaho ngaho nkubwiye, hari umuntu wanguriye udusakoshi nyine dutoya twagikobwa twiza. Ariko abantu banaragukunda pe. Abantu baragukunda Claudie. Twese muri cyagiye kiza cyo kubati nigiye cyo gukunda. Wasanga icyo gihe ukirimo. Ayandi mujyaye ko David ntago nakubwiye igihe namaze nta muntu nkunda. Ureka banyikundira. Noneho ndangije udusakoshi ndatureba. Ndababara uwo munsi batunzaniye narababaye. Aho kugira nishime nje ndababara. Ndavuga se ubu ngubu koko Mana kuki watumye bajya kungurira udusakoshi tutazakwirwa mu Bibiliya yanjye koko. Ndababara nyine ndijujuta. Nk'ejo rero ngiye kubona mbona banzaniye zino Bibiliya. Wiki yego
uhita bakuzana bibiliya Ndewe, ntoya. zizajya muri twa dusakoshi tundi banguriye. Se Claudine, Yego. uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, ubwiza ijambo ry'Imana, ugasubizamo abantu ibyiringiro, ukanababwira ati nimwizere. Iyo wumvise nk'isezerano, isezerano risobanura ute? Isezerano ndabikubwira ngo utese. Isezerano ubundi ni ikintu kibagarirwa, kigakorerwa, umuyaga wahuka ajya kwegura. Mbese amasezerano biba bisaba kujya, niba Imana ikubwiye ngo nguhaye umwana, wirinda gato no kanini, hari ibintu byinshi byatuma utamubona. Niba Imana ikubwiye ngo nguhaye umurima, komeza usenga, ubabagarire ku wa mbere ugiye gusenga, ku wa kabiri ugiye gusenga, ubwire Imana uti rya sezerano wansezeranije ndi kugira ngo urinsohoreze. Yego. Isezerano uko nk'uko risobanura, nk'abantu badukurikiye abenshi, Yego. nanjye ko mbyiringira ngerekana ihererekane ndeke kuvuga abantu badukurikiye. Njye navuga ati buriya cya kintu kuva ari Claudine Imana yagicishijemo nta kabuza kizasohora. Oya, ntabwo wagenda ngo wicare gutyo gusa. Ubundi David, yego, njye niko nizera nanjye. Na n'ubu numva mu kiganiro banjye navuga ati nta kabuza ikintu kizasohora. Gusohora nibyo, ariko niba Imana ikubwiye ati nguhaye inzu, ndi Uwiteka nguhaye inzu, iyi nzu ntabwo izava mu kirere zikwirukanka ikwikubita imbere kubwire ngo dore ndi inzu. Wapi? Nugira n'amahirwe yo kubona umuntu uguha amafaranga, uzashaka abayede, uruhu uri kuja kubashaka, ushaka abafundi, uzugura imodoka z'ibitaka, umeneshe, utangire wubake. Bigasaba kugira ngo ukore, kugira ngo uzagere kure yanze Imana yavuze. Niba Imana ikubwiye ati nguhaye inshuti, bigasaba kugira umuntu uja kugusaba ubushuti umukunde. None se nutamukunda nutamukunda bizagenda gute? We nudina mukunda. Aha, urumva nkanjye Imana yarambwiye ati wenda ngukundesheje abantu. Yego. Kandi usibye no kugukunda, bazana kugira impuhwe, nudwara bagurwaze, nugira ikibazo bagufashe, nunanezerwa bagufashe kwishima. Aha, nkubwiye yuko ejo bundi nagiye i Kigali bakangurira zino bibiliya n'ibindi bintu byinshi ntakubwiye. Ubwiyo ntajayo nari ndabibona. Iyo utajyayo? Yego. None se ne wipanywa avuga ati reka njyeyo? Barantumiye. Bantekerejeho, barantumira. Iyo mbishaka simba nagabyanze. Oya rero ibintu byose bizaba kugira ngo ukore. Usibye wenda ngiye reka mvuge ngiye ku ruhande rwanjye, ariko n'abantu badukurikiye, iyo nazanye Claudine bitabira kureba, bakavuga ati Claudine ni rihe jambo yavuze. Yego. Ubifata ute Claudine kuba abantu bitabira kureba ibintu wavuze? Ntago ujye ugira ubwoko avuga ati noneho uyu munsi Imana ndababwira iki, kuko aba ari abantu benshi Claudine. Nyine mba nasenze ntako ntageze muri mbye, yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo ni wumpa imbaraga. Nuko inginga Imana ukayibwira ati Imana unshira amagambo y'ubwenge mu mutima wanjye ari bunezeza abantu akanabafasha. Naho uko ubwanjye nta kintu nashobora David. Ntacyo. Oya nk'ubu nawe ndi gutegura nk'ijambo ry'Imana ukavuga ati ntimiri bakwiriye. Yego. Nabwira iki kiruhuko. Aho usomye rero aho ngaho ubonye ariho hanyaho urasoma ukabona harabakwiriye, niho Imana iba yateguye. Hari n'uwambwiye ati David buri ati yuje kundeba ati ntago mba nateguye ijambo ry'Imana. Hari nk'umuntu uje muri twagana ambwiye ati ngiyewe ngize igihe cyo kuvuga ijambo ry'Imana, Imana iri mpako kanya. Yego. Nanjye ntago nzi gutegura ngo mvuge ngo nzigisha muri Matayo ngo cyangwa muri Mariko. Cyangwa nk'uko baba nk'ejo bundi bagutumiye i Kigali. Yego. Nta hantu nigeze ntegura ngo mvuge ngo nzigisha, wapi mbibona ngeze imbere y'iteraniro. Kandi nanone ibyo nsomye akaba ari byo binezeza abantu. Yego. Claudine, Karame. iyo wakira ibibazo by'abantu, yego, ukumva ufite ibibazo nawe ufite ibibazo byawe, byakirute? Nanone oyereka kubagora sinakubwiye se ko Imana ari idushoboza byose.
ubundi urugero uzaje kubaganira n'abaganga njye ngigaga amahirwe yo kugira inshuti nyinshi z'abaganga muganga arakubwira ati njyewe ubwanjye sinemerewe gucogorera imbere y'umurwayi ubu ngubu hari nk'abantu benshi baza urugero hari n'abantu benshi baza ntabwo nkibikubwiye ariko ntabwo nkibikubwiye kubera ko utabimbwira ariko nyine ibibazo byawe Umuririmbyi yaravuze ngo byikoreze Uwiteka Imana yawe irabishoboye ijisho ryayo rireba kure cyane aho umuntu atabasha kureba hari umuntu umwe uherutse kuduha agatekerezo reka nkakubwire David nkabwire n'abandi bantu bari duteze amatwi hari umugabo umwe wari ufite ideni muri banki y'ibihumbi 200 bagiye kuza guteza urugo rwe ajya mu butayu arasenga abwira Imana ati Mana nkeneye ibihumbi 200 niyo ngusabye yonyine Mana nta nubwo nkugerageje ngo umpena yarenzeho 200 n'uyama ndishura mbeho mu mahoro haza n'undi muntu ufite ikibazo ca miliyoni 7 nawe araza agasenga noneho nguko asenga ari kuvuga ati Mana nyishura miliyoni 7 akumva wa wundi wa 200 ari kumusakuriza kandi wa wundi wa 200 ngo we yari afite ibihumbi 200 ariko nyine urumva 200 ntacyo byaba bimaze muri miliyoni wa wundi wa miliyoni 7 we yari afite ibihumbi 200 ngarangije ngo yajya gusenga kumva wa wundi ari kumurushirwa ari kuvuga ati Mana mamagaye ibihumbi 200 izina rya Yesu none anzana ibihumbi 200 noneho ngo wa wundi akabura ibyo avuga kubera rwa rusaku rwa wa wundi wa 200 ageze agavuga ati ibihumbi 200 reka mbimuhe aje kwishura none narangiza agaruka mfashe gusenga ngaramuhamagara tumva wa mugabo we va Yohana agagenda ati ufite ikihe kibazo ko ndi kumva uri kunsakuriza undarangije amubwira ati sha ntagaruka gusakuza nanjye mfite ikibazo kinduhije atubi byanje bagiye kuza kubiteza cyane narandi mideni ry'ibihumbi 200 narabibuze ndi gusenga umunsi wegereje none ngo undarangije amubwira ati fata bino bihumbi 200 ariko reke kunsakuriza ureke kunsakuriza tugiye kugenda ngo herekeze uje kubyishuka bank none nurangiza ugaruke tufata amasengesho y'iminsi 3 turi gusengera ideni ryanje riramereye ni miliyoni 7 kandi nanjye byanje benda kuza kubiteza cyamunara ngo umugabo aremera noneho aragenda yishuka ibihumbi 200 aragaruka umunsi wa mbere bagasenga nawe ubwo urumva yasenze ari mu mashimwe akavuga ati Mana uko wohereje umugaragu wawe akanzana ibihumbi 200 deni ryanje rikaba ryishuwe nawe duhamagaye umutera nkunga w'umugisha wazana uwo mu Burayi wazana uwo muri Amerika arasenga ndaho umukora ntago maza iki cyangwa ngo nukaboneka aya mafaranga wayazanaga $1 wazayazanaga amayo duhamagaye miliyoni 7 mu izina rya Yesu Mana zana amafaranga umugaragu wawe yishuke ideni ngo birangije wa wundi aho nyine bagasenga umunsi wa mbere urashira umunsi wa kabiri urashira ngo ku munsi wa gatatu ari mu gitondo ngo barangije wa mugabo wundi wishuke ibihumbi 200 abwira wa wundi ati rero nungutse agatekerezo twisengera ahantu hamwe hari n'igihe Satani yadusuzugura akaza kuhadutegera tujye no ku wundi musozi ngo none wa wundi wa miliyoni 7 ati nta kibazo ngewe ndababaye nuko ngo barangije barahaguruka baragenda ngo hari wundi mugabo uvuye kuri banke kubikuza miliyoni 15 zo gukora iki izo miliyoni ntumbaza ibyo yaragiye kuzimaza noneho ngo birangije ubwo yazisize mu gakapu araza ari kwirukanka ngo noneho ngo abo yumvisa kubiye kujya kwihagarika Imana rero ibyayo ntiwamenya inzira icamo ntiwamenya ibyayo by'Imana uko ibikora muri bya 45 yavuze ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ube warize ntiwamenya iby'Imana noneho birangije wa wundi ajya kwihagarika ngagezeyo yumva no kwihagarika bikomeye biraje ngakuramo agakapu yumvise kari kumubangamira akarambika hasi noneho afungura amapantaro nyine arihagarika maze kwihagarika ngo noneho ngo telefone birasonye ataro ati turi kugushaka cyane byihutirwa ngundi ahaguruka ari kuvugira kuri telefone upi yibagirwa agakapu agenda ari kwirukanka noneho ngo birangije babandi nabo bagiye gusengera ku wundi musozi wa wundi ufite ikibazo cya miliyoni 7 ngagita yumva kubiwe kujya kwihagarika nawe ahita aja kwihagarika handi wa wundi yihagaritse nawe ufite miliyoni 7 ngo none ahageze abona agakapu keza kararambitse nawe nyine kagabasigaye avuga ati saka agakapu mahana ninde wagataye kakashasha ngafunguye gujya ngabona mama nawe takangara ya bitanu ngarongera agafunga aragafata ngahita agakubita mu kindi gikapu cyo mu mugongo yarafite aragaruka abwira wa wundi ati tugenda turi kwirukanga umva tuhirukanga ngo ndavuga ati siko turi kwirukanga ati twirukanga
n'Imana ishobora kubidusubije. Nuko ngo bagenda bari kwiruka, ngo noneho ngo bahita bahura na wa mugabo wari uyataye, ngo nuko ngarangije ngababwira ati sha mwabagabo mwe, ati nta muntu n'umwe wigeze ajya mu gashamba, ati ntawe, bati ntawe ahageze, ati si none, ati yo, bati si none ko turi kubona uri kwirukanka nk'utarwambaye byawe ugenze ute, ati sha namviye kubikuza miliyoni 15 kuri banke, ati none, ati ngiye kwihagarika, ati barampamagara cyane, ati nibagiwe agakapu, ati ubusunda agasanga, bati ewe, bati genda hagiye uragasanga, arigendera. Noneho ngo barangije barirukanka, ngo bageze kuri gwa musozi bari bashaka kujya gusengeraho, ngo barafungura basanga harimo miliyoni 15. Wa wundi wa 200 ati rero twahamagaye miliyoni 7 genda wishyure banki, ndanagwegeza nkuko nanjye wamwegeje. Noneho bagenda bishyura banki, izindi miliyoni zisigaye barazigabana, amasengesho barayasoza barataha. Wa wundi wayataye aririmba twabonye. Aho ngaho hari ikintu numvise, hari ikintu numvise, sibura nta cyaha bakoze abo bagabo bataraga amafaranga. Ikihe cahaze bahamagaye amafaranga, amafaranga garaje, utabaye injiji wayasubiza. None ikibazo umva nyine, ikibazo ntago yigeze hava bari kureba, kandi nta nubwo yigeze ababwira ati wenda agakapu kari gasa gutya na gutya, kandi simbizi, ariko icyo bapfa Imana yarabishuriye David. Imana yarabishuriye. Rero bishatse kuvuga ngo ibibazo byawe uko byaba bingana kose, byirengagiza ubanza usengera abandi Imana nibasubiza izareba kwitanga kwawe. Muririmbyi wa 419 yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nabo bazagabana ku mugisha w'Imana. Irindi jambo ry'Imana riravuga ngo uvomera abandi ngo nawe azavomererwa. Rero kuba wenda ndi umukobwa ntago byambuza gusengera urubyiruko rukeneye kubaka, kandi nawe ubu nk'ubu muri iyi minsi ariko mbivugera wabitubwiye ko hari umuntu yaze kumpamagara, yego, arambwira ati njyewe nshaka umugore byihuse. Byihuse ati kandi ndamutse mubonye, ati no mu kwa 7 twahita dukora ubukwe bwahita bubavuba byihuse. Yego, ati ndamushaka witonda, ubusenga, ukijijwe, iki niki, ndamushaka. Yego, Yesu ubwo nawe kumusengera navuze ati ngiye kugusengera nshika amavi hasi, Imana iguhuze n'umukobwa ushaka. Anashaka kwita avuga ati ariko urushaka abandi twe ntutubona. Aya none se ubundi abanza nicyo cyifuzo ayobeye ko ndi umukobwa. Wapi abasanzwe abizi ko ndi umukobwa, nkunze yaza akambwira ati naragukunze, dusenge Imana ibihumugisha. Ariko se bura Claudie, ntagura n'ibintu byinshi bikugerageza nk'abantu bagenda baguhamagara? Yego, ni benshi cyane. Ni benshi cyane David, hari n'abaza bakambesha bati dukundane, Imana yavuze bikarangira itavuze, abandi bakaza bati tuzaguha ibi ntibabimpe, ariko ntimucogore gusenga niko muri byavuze. Iyo gusezanyije nk'ikintu nta kigo utekereza iki? Oya nta n'ikibazo, ibintu byose aga David nakubwiye ngo bigenera igihe cyabyo. Oya ibyo bintu n'ubundi uba wabinyemereye ntabigusabye, ugomba no kubimpa ntabigusabye cyane. Kandi abenshi bakwemera ikintu ntibahigura nibo benshi cyane. Akavuga ati bura Claudine ngo urabona, ukamara kumusengera agasubizwa, yamara gusubizwa akavuga ati Claudine uzi n'ikindi nzakora iki, bikarangira. Yego ko ni benshi cyane, akaza akakubwira ati nsengera Imana n'impuru byaro nzakuha iki, ntakiguhe yarubonye, nsengera Imana n'impinzu nzaguha iki, ikintu ntakiguhe. Ni byinshi cyane David, ni byinshi, nta nubwo wabivuga ngo uzabirangiza, ariko nanone muri ibyo Imana irakora. Imana irakora. Kandi Imana urahura n'abagupinga. Yego ko Mana, uramva babura mwigisi ntabwo babura. Ndabizi araba agiye gusengera, ajya ni wowe tubwiye nkuru ko agiye guhanura umuntu, agapinga ibintu by'umubwiye, wamara kugenda akabona akaza kubyumva. Yego, ni benshi ntago, maze na Yesu ubwe, Yesu wahagije abantu 5,000 agakiza abarwaye, akazura abapfuye, ngo yageze kwa Yayiro, ngo barangije bavuga ati umwana wa Yayiro yari yapfuye, atereka reka yagihumeka, acakoze wenda mu butware bwaramukijije, ariko ntayo yapfuye. Umuntu usazura undi gute?
ngo Yesu akavuga ati kuva noneho babivuze gutyo nzagerayo noneho bamaze kumushira mu isanduku ngo none umwana w'inayini nawe arapfa ngapfuye bamushira mu kiriba bajya gushingura ngo Yesu arahagera mukura bakavuga bati ubwo baye bamufungiye amatare yahuga neza ngo Yesu akavuga ati none reka mbareke nzaza hashize kane ngaza hashize kane kwa Lazaro rero nta muntu numwe wabura umupinga ku isi nuko wabuhanura kose niyo wahanura amabuye agahinduka ibirayi abantu bakabirya ntago ushobora kubura bagupinga wowe ukizera Imana ubundi wowe ukora ibintu byose wizeye Imana njyewe ngiye gupresent inkuru yanjye ya hano natembereye ku rutene wa muntu guhanurira Miss 3 bikaba birasohoye ngendeye ku bantu bamwe bagiye batanga ubuhamya nabo watubwiye icyumweru kimwe ndibuka n'ikiganiro cya mbere twakoranye pe yego ntago ujya witinya hoya ugomba gutinya Imana uvuga ati none ko bimubwiye ukavuga ati icyumweru kimwe iminsi ibiri ukavuga ati ko mubwiye ko ibizasohora Imana bidasohoye koko nabo wari oya ubundi gusenga ni ukwacu gukora kukabukwimana namwe bantu mwese mudukurikiye umuhanuzi arahanura ariko se ugusubiriza amasezerano Imana niyizi ikagusubiriza amasezerano ni witwara nabi none Imana ntibiguhe uzarenganya Korodina ngo ntabyo wabonye ati ngiye rwose none aha kantu njya nkunda ati Korodine yaguhanure ntago ari wa muntu guhanurira ngo wibagirwe ko Imana yagusezeranije oya rwose jya iryo kosa ntabwo Imana yari inkora Imana jewe twarabisezeranye si ukwiyemera si no kwirarira si no kubigirizaho nkana jewe Imana twarabisezeranye kandi Imana ntago yantenguha mwasezeranye ko ibyo uzahanura bite kwako nk'umuntu yibagiwe nigomba kunshishamo n'ibyo muntu bwe ku giti asanzwe yiyiziye apana kuza ngo nkubaze ngo none singa ifoke ko yagucumuje uti ugahita umbwiye uti ko mfite amafoke 10 ubwo yancumuze wapi ubwo mu gihe Imana inyegetse ko ifoke yagucumuje urambwiye uti mfite amafoke menshi ariko harimo imwe yiguhese cyangwa yigondoye iyo foke yonyeye byigancumuzaga cyangwa ukambwira uti harimo imwe nabuze irancumuza ntago Imana narayibwiye ngo izajya inyereka ibintu ariko David nakijijwe ndi umuntu mubi mutabona nsa gutya nambara ibintu bijyanye ndi munini nsa neza ngo mugire ngo niko byahoze wapi nakijijwe ndi umuntu mubi utashobora no kurya ibiryo uri kureba utashobora no kunywa amazi uri kureba utashobora kurarana nawe mbese ndi umuntu usa gutyo hanyuma rero Imana impaye impano yo guhanura narayibwiye ngo izambabarire inshishemo ibintu biraba vuba kandi abantu basanzwe bazi ubwabo nk'ubu wenda ukambwira ati David ufite ikibazo cy'ubumisenkane kandi koko nawe ugasanga ukifite kandi kigasanga icyo kibazo kiraguhangayikishije pe ate bya bintu nze nkubwira ati mfite ikibazo cy'ubumisenkane nkubwire ibyo nibyo nasabye Imana rero irambabarira bimpa buriya abahanuzi benshi bazi yuko ari abanyabinyoma bahanuraga ku bw'indamu bahanuraga ku bw'inda kavuga ati umuhanuzi nimutekera inkoko arandeberamo neza yego njyewe rero izo nkoko sinzirya ndaza nkakubwira iby'Imana intumye ibyo itantumye nkabireka kandi niba nje niwawe ntihagire ikimbwira none se ndakubwira ibyo ntabonye nditahira cyane rwose cyane benshi bakunda kumbwira ati ariko Korodine uteye ute ko tubona udateye nk'abandi bahanuzi hari ukuntu ujya nko gusenga umuntu akahita akubwira ati biragucumuje gute yego wajya kura mu gitondo ugasanga wahase nk'ibirayi yego wenda waguze ibirayi usanga harimo ibipfuye byinshi urijujuta cyangwa wenda watumye nk'umuntu ibirayi bya Kinigi yakuzanira ibya Kirundo urijujuta nyine ukabona koko byagucumuje yego akakubwira ati ni gute wavuye mu rugo iki kintu cyagucumuje kandi ko kari cyo yego umuntu akakubwira ati bite ko ndi kubona umugabo wawe uri wenyine nawe ari wenyine bimeze bite akahita akubwira ati umugabo wanjye koko yarantaye ndi njyenyine cyangwa se umugabo wanjye nta nkorera iby'abandi bagabo bakora yarantaye yego hari abantu baza akumva ntashaka kuvuga ibibazo bye ntashaka kuvuga ko umugabo yamutaye kuko n'ukuntu agaragara niyumva ngo yarasenye ni ikibazo kandi abarokore icyo kintu bakunze kukihishamo yego hari ikintu abarokore bihishamo nka gutya kwako n'umurokore ni umwadeperi nsengera aha ngaha baraninya ni diyakoni kuvuga ko umugabo yantaye yego ni ikibazo ndagusha benshi yego
wibyo nibyo Imana zikakwereka ubwo Mana irazaga ikabinyereka kandi ntiwabimpisha yabinyeretse. Yewe. Hanyuma rero tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Ibintu 2 cyangwa 3 ugomba gukora ni ukwizera. Yego. Kizera wangize umaze kwizera ukihana. Ba ntago wakwihana utizeye byashoboka. Oya. Bisaba kujya ubanze wizere. Umanze wizeye ko Imana ihari, ko kwihana nicyo ayo nzira cyangwa se rwo rurembo rwakugeza ku Mana. Ukihana, wamara kwihana ugakurikira ijambo ry'Imana. Claudine agiye kutugeza mu gihe kitari kirekire cyane. Hanyuma yo kumva ijambo ry'Imana ndaza kubabwira kandi kanya turakurikiza kanya mukunda cyane, mukunda muri benshi. Rimwe na rimwe akunda ngira ubwaka kanya bazagakunda kuruta ijambo ry'Imana. N'ubundi niko bakunda. Kanya abantu baragakunda cyane. Yego Claudine, kari muri ijambo ry'Imana. Yego. Imana itugirire neza kandi tubambire amahema. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cyitwa Itangiriro, cyitwa Kuva, tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Twababwiye ngo ntago twitegeka, njyewe ubwanjye ntabwo ngiye gusoma mu gitabo cyitwa Kuva, ariko tugiye gusoma igitabo cyitwa Abacamanza. Abacamanza mwihangane, baravugaga ngo umuhini mushasha nguteraga amabavu. Niyo mpamvu Bibiliya iba yananiye, ariko itera amabavu kugira ikibazo. Abacamanza. Umuhini mushya utera amabavu. Abacamanza kangahe? Ndaje nkubwira ariko kuki wiruka. Kuki wiruka? Tugiye gusoma Abacamanza ibice ni 4. Dusoma umurongo wa 14. Hari amagambo avuga ngo Debora abwira Baraki ati haguruka, kuko uyu munsi ari wo Uwiteka akugabijeho Sisera, mbese Uwiteka si we ukugiye imbere. Nuko Baraki aramanuka n'ingabo ze uko ari inzovu imwe, bava ku musozi w'itabora abarangaje imbere. Twakira neza amagambo y'Imana. Amen. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije gutabara. Amen. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo nubwo harimo abarira, nubwo harimo abababaye, nubwo harimo abasenga byanze, nubwo harimo abarwaye benshi, nubwo harimo abambaye ubusa, nubwo harimo abafite amadeni, nubwo harimo abashonje, ariko ngo hari Imana ije kumara izo mibabaro zose, cyangwa se hari Imana ije kumara ayo marira yose. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma hari abantu benshi bakundaga kumbaza ngo Claudine, amazina yawe witwa nde? Nitwa Niyigena byose Claudine. Ndacyari umukobwa. Hanyuma dutuye mu karere ka Musanze, mu murenge witwa Cyuve, akagari kitwa Cyanya, umudugudu witwa Rebero. Nsenga muri ADPR, niryo torero ryanjye. Imana iduhana umugisha. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu gitabo cyitwa Abacamanza ibice 14. Dusoma ku murongo wa 14 wonyine. Iki nigiye Abisirayeli bavaga mu gihugu cya Egiputa berekeza mu gihugu cya Kanani. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo mo hagati bahuye n'inyanja itukura. Imana iza kubambutsa iyi nyanja. Bageze hagati bahura n'ubutayu. Imana iza kubambutsa ubu butayu. Bageze hagati ngo bahura n'igihugu cyitwa Imowabu cyangwa se Abamowabu. Ngo nuko baba mu iki gihugu, David Mana mbabarira ubyumva. Amen. Ngo bagera muri iki gihugu cyitwa Imowabu. Bibiliya irambwira ngo bageze Imowabu, ngo umwami w'Imowabu arabagerageza. Ngo abagerageza imyaka 18. 18 batarya, 18 batambaga, 18 batisiga. Ibaza nk'imyaka mfite guteganyaho 18 ntarashaka. Urumva atari ikibazo? Umuntu tuzabana ze vuba vuba 18 zitaragera. Hanyuma
Bibiliya irambwira ngo 18 zishize ngo Imana ibahagurukiriza umuvunyi witwaga Ehudi ngaza kuvunaguza umwami w'Imowabu ndetse n'ingabo z'Imowabu, ngo aba bagabo bitwa Abisirayeli baza kunesha kandi baratsinda. Bibiliya irambwira ngo Ehudi aza gupfa, uyu muvunyi wabo David. Ubu hari abantu benshi bari kubona umuvunyi wabo yarapfuye byararangiye. Ukaba ufite nk'akazi ukavuga utaka akazi niho umubabaro wanjye uzashirira, ejo bakakwirukana umuvunyi aba yapfuye. Ukaba ufite umurima wera gatoni y'ibirayi ukagurisha ukabona ibyo urya n'abana bawe n'ibigutunga n'ibigute, ejo umurima ukarumba umuvunyi wawe aba yapfuye. Ukaba ufite imyenda wubakiye abajura bakaza kuziba cyangwa zigashuya, umuvunyi wawe aba apfuye. Ukaba ufite umuhanuzi wagwanuye agesha akakubwira ati nkuvuye, ubwo umuvunyi wawe aba yarangiye. Hanyuma yihangane nubwo umuvunyi yagiye. Bibiliya irambwira ngo uyu muvunyi amaze gupfa ngo haza kuboneka undi muntu urwanira Abisirayeli witwaga Baraki. Ngo Baraki rero aza kurwana, ngo ubwo bagera mu gihugu cyitwa Kanani, ngo bahura n'umwami w'i Kanani mbere yuko bagera muri iki gihugu. Bibiliya iravuga ngo uyu mwami yitwaga Yabini, ariko afite undi muntu umurwanira. Hari abami bitwa abami ku izina n'abitwa abami ku isura, ibyo birumvikana, si ngombwa ngo nirirwe mbibabwira. Umuntu akaba yitwa mushumba ariko nta kintu yashobora. Nta kintu yashobora guturisha n'abadiyakoni, kuririmba hariho ababishinzwe, guhanura hariho ababishinzwe, ariko yitwa mushumba ku iryo torero. Akicara gutya mu ntebe, byarangiza bwaje kwira batinya kubahwa mushumba. Ibyo ntago tuyobewe ko bibaho, ubwo Imana iduhana umugisha, ubwo namwe mubizi. Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Yabini ngo we nta kintu na kimwe yarashoboye, ariko yagiraga undi muntu umurwanira witwa Sasera. Ngo uyu Sasera niwe warimburaga abantu, niwe warwanyaga abantu, niwe watsindaga abantu, niwe watumaga abakobwa badashaka, niwe watumaga abahungu badashaka, niwe watumaga abacuruzi bahomba. Ngo Sasera yiyaga kwibasiraga inka zawe ntizibyare, Sasera yakwigabiza ntiwambare, Sasera yakwigabiza icyanyo kikagufata. Bibiliya iravuga ngo Sasera abantu bitwa Abisirayeli, ngo Abisirayeli abarwanya imyaka 20. Shuti mudukurikiranye tugiye gusenga, ntago nzi ikibazo ufite ngo ukimaranye imyaka ingahe, ariko ngo Abisirayeli bo bakimaranye imyaka 20. Bibiliya irambwira ngo nyuma y'imyaka 20 ngo nuko Baraki agasenga abaza Imana ati Mana, Abisirayeli ko ntacyo tutakoze tuzagire dute? Ngo arasenga ngo umunsi wa nyuma asenga ngo 20 zishitse neza, ngo Imana yohereza umuhanuzi witwaga Debora, ngo aramuhanurira amubwira ngo Baraki we, uyu munsi ntago ari Baraki uri kubwirwa, ni wowe David ubwirwa, ni njyewe Korodine ubwirwa, ni nawe udukurikiranye uri kubwirwa. Ngo Debora hanurira David ngo David we, Sandrine we, Nyiramariza we, Chantal we, umva uko ivuze. Iravuze ngo haguruka mu madeni wari ufite, haguruka mu nyatsi wari ufite, haguruka mu ntambara wagiraga, haguruka mu nkoni wakubitwaga, haguruka mu marira wariraga, haguruka mu cyangiro baguteje, haguruka. Aravuze ngo haguruka mu bukode, aravuga ngo haguruka mu madeni ufite. Uyu muganuzi ngo aramubwira ngo haguruka, kuko uyu munsi turi kuvugana, uyu munsi uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 5 iravuze ngo haguruka mu bibazo wari ufite, haguruka mu ntimba wagiraga, umaze igihe kinini umugabo yagagutaye, haguruka muri icyo cyangiro, ngo kuko uyu munsi ari Uwiteka kugabijeho Sasera. Uwiteka David akugabije amafaranga wari warabuze, ndanayakeneye pe. ngo Debora yavuga ngo haguruka, kuko uyu munsi ari Uwiteka kugabijeho inzu wari warabuze, uyu munsi ni Uwiteka kugabijeho ibyangombwa wabuze, uyu munsi ni Uwiteka kugabijeho umugabo wabuze, uyu munsi Uwiteka kugabije umukobwa mwiza wabuze, uyu munsi Uwiteka yavuze ngo haguruka mu bugumba wari ufite nibwo kugabijeho urubyaro wabuze. Yavuze ngo haguruka, tugiye gusenga. Uwiteka guhagurutse mu bibazo ufite, Uwiteka guhagurutse mu burwayi ufite, umaze igihe kinini wicaye mu kagare
gare, ariko aravuze ngo haguruka mu iryo gare, Uwiteka kugabije ubuzima wari warabuze. Aravuze ngo haguruka mu kwambara ubusa, Uwiteka kugabije imyenda wari warabuze. Yavuze ngo haguruka mu iryo dindiro ufite, Uwiteka kugabije igikundiro wari warabuze. Tugiye gusenga Uwiteka agira ibintu abagabiza turi imbere yayo. Abantu batuye hanze Uwiteka bagabiza ibyo mwari mwarabuze. Abantu batuye mu Rwanda Uwiteka bagabiza ibyo mwari mwarabuze. Tugiye gusenga Uwiteka kugabize ikintu wari warabuze mu ntoki zawe. Mana Uwiteka turagushimiye iyi saha, tugushimiye kuri Imana ishoboye byose. Leta yasire menivosayini shayabini wa yasire, turagushimiye Mana kugabije abakobwa ibintu bari barabuze. Tugushimiye kugabije aba basore ibyo bari barabuze. Tugushimiye kugabije aba babyeyi sasera. Tugushimiye yuko ugabije aba bagabo ibintu byose bari barabuze. Uhimbazwe buri muntu wese umugabize. Ufite amadeni umugabiza yo kuyishura, ufite inyatsi umugabize igikundiro, ufite icyangi umugabize igikundiro, uhomba umugabize kunguka. Abantu bose batuye mu bugodo bagabiza amazu yabo bwite, ababuze urubyaro bagabiza uru rubyaro mu izina rya Yesu. Uwiteka we, ingo zarasenyutse bagabize kongera kubakika kwizi ngo. Mwami Uwiteka buri muntu wese urwaye umugabize gukira, upfusha umugabize kubaho mu izina rya Yesu. Buri muntu wese umugabize sasera wamuhigaga hanyuma n'umumugabiza. Bibiliya yagambwiye ngo umaze kumumugabiza ngo yarapfuye, ngo hanyuma na Yabini ngo imbaraga ze zigacogora, ngo Abisirayeli ubongeza ayandi maboko. Numara kutugabiza ibyo twari twarabuze turagira andi maboko tuzamuke. Urakoze kuri data wa twese mwiza, ngaho yegeza umugisha ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kutugezaho ijambo ry'Imana Claudina. Ngiye ku rwanjye ruhande Imana ingabiza amafaranga nabuze. Haleluya. Hariho twajyaga tuganira akambwira ati David wecu dusaba Imana amafaranga tudashoboye kugira ute kubara. Ngavuga ati sura amafaranga yabangana iki wananirwa kubara. Numva n'amafaranga nananirwa kubara. Harayo ubona bikakurenga. Icyo kowe n'Imana ingabiza nzajya mbika amafaranga ngibagiye ko nabitse hana amafaranga. Ejo bundi kuri Pasika hari umuntu wampaye 50,000. Arayampa arambwira ati yano mafaranga agenda uguremo amavuta mu gifiriti ku munsi mukuru munywa agafata, n'ukuri ngo uhaye umunsi mukuru. Yego. Ariko nagayarebaga nkagira ngo ubwo ni 5,000. Nkabona hari amazeru menshi. Nkavuga si 5,000. Nabonye ko ari 50,000 hashize nk'iminota nk'ingahe. Rero hari amafaranga menshi ubona. Senkani ubwo yakubanye menshi. Mfasha. Neza cyangwa yemera umuririmbyi wa 74 yagavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, umaze kwemera ko ibibazo ufite ari we ubigukemuriye, umaze kwemera ko uburwayi ari we ubukiza, umaze kwemera ko n'imyenda utunze ari we wayiguhaye, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwa ubuntu wahawe nawe. Rero nje ntago nabirariraho senkani rwose nabonye ari amafaranga menshi ndaserebura nza hano mu mbuga natamba ndavuga ati ninjisengaga abandi barabeshaga mu rugo bamaze ati subaje ntimbabarira we nakiriye amafaranga menshi sinagabaho. Ariko barakorodine we, ariko nanone amafaranga aba menshi bitewe n'igihe uyake yego cyane. Buriya hari akantu akurikiye umuntu buryo ugwaye ikintu ukeneye mu gihe cyo gikeneye, aba ariko n'ugwaye ikintu mu gihe utagikeneye. Cyane. Nk'umuntu ugwaye ikintu ukeneye mu gihe ugikeneye, aba ariko n'ugwaye byinshi mu gihe utagize utabikeneye. Nk'umuntu ugwaye senkani cyangwa se 5 ukeneye ako kanya, aba ariko na wa muntu ugwaye 500,000 mu gihe ubitse miliyoni 20. Buriya abantu bashaka babikora hakiri kare kuko nibo bantu bagomeza ari inshuti, twavuga ati muri cyagenda nimbabaye. Tubyiro aranabaye cyane cyane ko twibuka burya abantu batugirira akamaro mu gihe tugize ute twatubashaka. Hanyuma tugeze muri kakanya keza ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Nakanya abantu benshi bakunda, ku bantu bafite ibibazo bitandukanye, ku bantu bafite uburwayi, ku bantu bafite inyatsi, ku bantu bafite ibintu byanze kurangira, abantu bafite imanza zanze kurangira, ku bantu barenganye bakeneye ko Imana babohora, ku bantu batakaje icyizere cy'ubuzima. Claudine, abantu bararushye. Yego. Bararushye sinzi ukuntu bakira, niwe mbona ukuntu abantu barushye, abantu bararushye. Cyane. Abantu bararushye. Tugeze mu kanya keza ko gufata nimero y'umukozi w'Imana kugira ngo bazasengane. Yego, nimero ni 07866151 830.
0786515831 ni nayo iba kuri WhatsApp. Hanyuma rero ni karibu umuntu wese kumuhamagara arabyemerewe ntawe uhejwe. N'amasaha yose wamuhamagara cyo kuri Imana yo ifite kwimujera. Hari umuntu wambwiye ngo ngiye ngo ubuse ngo urango wampamagara ngo naryamye. Akimana yemeye kumuhamagara yaryamye ikamukangura ikavuga ati haguruka usengere uyu muntu afite ikibazo gikomeye. Yakwitaba cyane ko muri Imana hakuru nyantinya Imana. Naye igihe nsanga nta kintu Imana ikorera mu gihombo. Muri Imana yemeye ko Claudine apfa haba ari impamvu cyane rwose, haba hari impamvu nubwo twatinda kuyibona, ariko Imana yo iba yabyemeye ibizi impamvu ya byose. Imana yemera ko abantu babaho mu buzima bustragoringa. Imana nta kintu na kimwe idashoboye. Nta kintu na kimwe idashoboye. Kandi nta n'ikintu Imana idashoboye kukihanganira, ibonye udashoboye kukihanganira yagishyira no ku wundi. Cyangwa kamanzi gakora izo nzitizi zose ku buryo uzashobora kubyihanganira. Hanyuma Claudine ndagushimiye cyane, wakoze. Nawe muntu wadukurikiye ukaba usoje ikiganiro nk'uko twatangiye tubivuga ngo kurikira ikiganiro cyose ukaba ugisoje, nawe ndagushimiye. Nawe muntu wakoze subscribe, nawe ugiye kuyikora, nawe wayikoze kare muri iki kiganiro, mwese ndabashimiye. Mwibuke gukora subscribe nawe mutarazikora, munasharinga n'abantu benshi, mujye nahandikirwa ubutuma, mudusangiza ibitekerezo, mutubwe muhindura iki kintu cyangwa se mwongeremo iki ngiki, gusa byose nuko ari ibintu byubaka umurimo w'Imana. Ari Claudine wakoze, nawe dukurikira nawe wakoze.